Nyagasani, ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira. Mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira. Ese koko ibibazo byacu, ingorane zacu, akababaro kacu ntacyo bibwiye Imana? Kuba tubabaye ntacyo bibwiye Imana? Kuba dufite ibibazo ntacyo bibwiye Imana? Kuba turi mu gahinda ntacyo bibwiye Imana? Mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira. Iri ni isengesho ry'abigishwa ba Yesu, bafite ubwoba bwinshi kubera umuyaga, kubera umuhengeri ngo wari uri mu nyanja, ubwato bukenda kurohama. Ubwoba ni bwose. Nyamara bareba Yesu bakabona ngo arisinziriye. Bati ntacyo bigutwaye. Nanjye nawe urese mu buryo bwe wasanga hari igihe natwe tumera nk'aba bigishwa ba Yesu, ukibaza niba hari icyo bibwiye Imana kuri mu kaga. Utigiye nasengeye, nakoze novena, wapi? Nagiye Kibeho, wapi? Nagiye muri Yeriko, wapi? Nasebye misa, wapi? Ese Imana iracyariho? Iracyanyumva? Iracyanteza amatwi? Niba se yumva, iracyasubiza? Niba se isubiza, isubiza bamwe abandi kabareka. Mwigisha, ntacyo bigutwaye kuba mama arwaye, kuba papa arwaye, kuba umuvandimwe wanjye afunze arengana, kuba amaze igihe kinini mu bushomeri, kuba banshinja bambeshya, ntacyo bigutwaye. Hari abanyeshuri, kuba ntsindwa ntagira amanota nifuza mu ishuri. Mwebwe ntabwo mutsindwa, mushobora kugira amanota mutifuza. Sinkoze ubugororangingo. Ntacyo bigutwaye Nyagasani. Ngo baratakamba, umuhengeri ni mwinshi, imivumbi irenga ubwato, tangira gusendera. Mwigisha, ntacyo bigutwaye. Ese bakoze icyaha bano bavandimwe? Kristo Yesu akuzwe. Bakoze icyaha se? Oya. Dufite uburenganzira bwo kuririra Imana. Dufite uburenganzira bwo gutakira Imana. Dufite uburenganzira bwo kubwira Imana ubwoba bwacu. Ntabwo ari icyaha kubwira Imana ubwoba bwacu, impungenge zacu, intege nke zacu, ibyago byacu. Kubera iki? Imana ntitwumvira ubusa. Yesu Kristo ngo yahise ahagoboka, kandi kuko yari ahari. Igitangaje, niyo asinziriye cyangwa se niyo agaragara nk'usinziriye, arumva, agatabara, akarengera abana be. Ngo bari mu bwato bari kumwe na Yesu. Ubwato twabwumva yenda nk'umuryango ndimo, twabwumva nk'aho nkorera, twabwumva nk'aho ngenda, ariko cyane cyane tubwumve nka kiliziya, kuko intumwa zirahari na Yesu Kristo arahari. Hari n'uwagira ati ntacyo bigutwaye ko hirya no hino ku isi twumva ibibazo bitandukanye kiliziya ihura nabyo. Mwigisha, ntacyo bigutwaye kuba hari za kiliziya zifunze. Ibyo byose twabivuga, twabitekereza. Imihengeri ni myinshi, imivumba ni myinshi, ngo byiroha ku bwato. Bwa bwato ngereranya na kiliziya, bwa bwato ngereranya nanjye ubwanjye cyangwa se nawe ubwawe. Ntacyo bigutwaye. Iri sengesho turimo tugeze ku munsi wa gatandatu, ritubere umwanya wo kubwiza Imana kuri. Tuyibwire agahinda kacu, tuyibwire ingorane zacu,
tuyibwire aho dufite impungenge, ntacyo twishisha, kuko Imana ari umubyeyi. Yezu Kristo acecekesha umuyaga, akangara umuyaga, abwira inyanja ati ceceka tuza. Afite ububasha kubiriho byose. Inyanja mu mvugo ya Bibiliya ni indiri y'ikibi, ni indiri y'urupfu. None Nyagasani ayifiteho ububasha, arayicecekesha. Uyu munsi arashaka gucecekesha ibyo byose bimbuza amahoro, bituza amahoro, bitubuza umunezero. Hanyuma ati cyabateye ubwoba ni iki? Kandi mpari. Ntimuragira ukwemera, ntimuragira ukwemera. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe, ntimuragira ukwemera. Umucyo dusabirana ingabire y'ukwemera. Ni iki kizatubwira noneho ko tugeze ku kigero cy'ukwemera nyako? Ni igihe tuzagira Nyagasani icyizere, n'igihe tuzaba dukeka cyangwa se tubona ameze nk'usinziriye. Ni igihe tuzabaho, cya kabiri, tudashidikanya ku mbabazi ze, ku neza ye, ku rukundo rwe, ku mpuhwe ze. Icya gatatu, ni igihe tuzabaho tudashidikanya ko ahari, arahari. Hari umutagatifu ngo wigeze ngo yari ari mu bibazo bikomeye cyane bimuremereye. Urangije abwira Nyagasani ati ndifuza kugendana nawe, ukamperekeza. Noneho rero ngo Yezu Kristo Nyagasani arabimwemerera ati tuzagendana. Ariko amaze gusoza urugendo ngo abaza Yezu ati wankoze ibiki, ko wantereranye? Ati ushengeye he uvuga ko nagutereranye? Ngo yari yashyizeho, hari ahantu hanyereraga cyane ku buryo umuntu yateraga intambwe ikirenge cyasigaraga kishushanyije aho mu byondo mu bunyerere. Ati niba utantereranye se ntabwo ubona ikirenge cy'umuntu umwe? Yezu Kristo ngo aramubwira ati nibyo nyine urabonye na ikirenge kimwe kuko nari nagushyize ku bitugu. Kristo Yezu akuzwe. Nibyo urabona ikirenge kimwe kuko nari nagushyize ku bitugu. Undi mutagatifu nawe ati Nyagasani, ko wantereranye, ko wambwiye ngo mu rugamba tuzajyana, none nkaba nagundaguranye na Sekibi jyenyine, nagundaguranye n'ibibazo jyenyine. Urugamba nyine ngo yararushoje. Nuko Nyagasani aramubwira ati igihe wagundaguranaga n'ibibazo ni igihe waguhaga imbaraga kandi nkishimira ukuntu watsindaga. Ukwemera. Yezu Kristo ati ntabwo muragira ukwemera. Kudashidikanya, twari tugeze ku cya gatatu, kudashidikanya ko hari. Icya kane, kudashidikanya ko Imana ari umubyeyi. Ngo Imana ari iki? Umubyeyi kandi udukunda, umubyeyi ufite ububasha, umubyeyi ufite ubushobozi. Icya gatanu, kudashidikanya ku cyifuzo cy'Imana, ku mugambi w'Imana, ku nyota y'Imana yo kutugirira neza. Icyazana ngo iri sengesho dusigire uko kwemera, kwemera Nyagasani akadukorera ibitangaza. Igihe cyose twagize intege nke, tugateshuka ku kwemera, tugashidikanya ku rukundo rw'Imana, Nyagasani atubabarire. Ariko kandi ngo hari n'igihe twaba twaragize intege nke tukagwa mu cyaha. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere. Tumaze iminsi twumva inkuru za Dawudi. Ejo twari twumvise ukuntu
yakoze ibyaha byinshi, nimba ari ibyaha by'ibihekane, nimba ari ibyaha bigerekeranye, nimba ari ibyaha bikubiye, sinzi uko twabyita, ariko ngo ni ibyaha byinshi. Yararikiye umugore wande wa Uriya, yitwaga Betsabe, arangije aramusambanya. Nkaho ibyo bidahagije, yica umugabo w'uwo mugore, yica Uriya, nyuma yo kubeshya n'andi mayeri menshi, acyura umugore wa Uriya Betsabe yasambanyije. Mutekereze ibyo ingaruka icyo cyaha cye cyagize, haba kuri wa mugore wiciye umugabo, noneho usibye no yafashwe ku ngufu, Kristo Yesu akuzwe, yicirwa umugabo, noneho arangije acyurwa n'uwamwiciye umugabo. Murumva mu mutima ukuntu amerewe? Murimo murabitekereza? Ubwo nanze kwirirwa mvuga Uriya nawe wari wishwe, yasambanyirijwe umugore, bamushyizeho amayeri yose kugira ngo umwana bazamumwitirire, arayasimbuka, aragambanirwa, bamushyize ku rugamba, bamushyize imbere aho agomba kwicwa. Mutekereza ku gahinda yapfanye. Ariko ntimutekereze ko Dawudi we yari asetse, ntabwo mu mutima we nawe yatuje, yari afite ikidodo ku mutima. Ariko Dawudi abera igitangaza, ngo azi guca bugufi, agasaba Imana imbabazi. Imbabazi z'Imana ziradusukura, imbabazi z'Imana zidusubiza ubushyashya. Twumvise ukuntu umuhanuzi yaje kumuburira, akamubwira ati wakoze ibi ngibi. Ntabwo yahise aza amucira urubanza, ahubwo ngo yamubwiye inkuru ituma ahita yibona muri iyo nkuru. Natwe hari igihe tuba twabonye abavandimwe bacu bari mu ntege nke, ntabwo ari byiza kugenda guhita tubasenya, ahubwo kubafasha kwisuzuma, kubafasha kubona intege nke zabo, tugamije kubereka impuhwe z'Imana. Nicyo Dawudi atwigisha, nicyo umuhanuzi atwigisha. Dawudi rero tukamwigiraho guca bugufi, tukamwigiraho gusaba imbabazi. Natwe duce bugufi, dusuzume imitima yacu, aho twagize intege nke atubabarire, maze tumusabe imbaraga zo kuba beza kurushaho. Zaburi twazirikanye ya 50 iti Mana yanjye ndimamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo nkure mu mwuka wawe uzira inenge. Ngiryo isengesho ry'umuntu uca bugufi, agasaba Imana imbabazi, akakira ineza yayo, akakira urukundo rwayo. Nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva, yera imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.